Tubahaye ikaze mwese mukurikira Radio Isango Star. Uyu ni umwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhuri mugezwaho na Ishya Culture Troupe. Iyi kinamico igamije kugorora, kwigisha no guhugura hagamijwe iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Ndakwibutsa ko iyi kinamico muyikurikira kuri Radio Isango Star kuwa gatanu saa 12:15 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 2:45 za mu gitondo. Ntabatindiye, reka mukurikire umukino. Abaha muraho kandi mwiriwe. Muraho muganga we, twiriwe neza. Ni amahoro. Mwebwe mumeze mute? Yewe turi amahoro. Ese ugira ngo turacyahoberana ko corona ntinaha mu byaro ihari? Akiri inkokora. Ahubwo aba bagabo mbonye biruka batabaye. Yewe, numvaga ntawumenya avuga ko simbikangwa dusura. Twari twanamuhishiye. Naho ibibafashe byo ntabyo nzi, mvuye inyuma y'urugo kuzitura ihene nsanga bari kurenga. Ahubwo ngize amahirwe, ngwino nkubwire uko amahugurwa yagenze. Twagize ibihe byiza pe. Yewe, kanze gusa kugeza ubu ikibazo cya Mariane cyarancanze neza. Noneho simbikangwa we ngo amuhoza ku nkeke. Muga, ugira ngo se shahu ejo bundi Mariane ntitwabonanye akabimbwira byose. Umva uriya muryango urakomerewe. Kandi ubwo Mariane ntashaka kurega umugabo ngo atazimena indada. Gusa mbona simbikangwa ashobora kuba afite amakuru kwifatwa ku ngufu ry'uriya mwana. Ubwo se yaba bizera? N'ukunda badashaka kubyumva. Cyakora nta wamenya, byanashoboka da. Abanzi daheruka mu kabari koko. Urabona ukuntu haryoshye, urabona itara, urabona reba se bari abaseriveri sha. Ako si ibyana bazanye mbona bitambuka amanyo n'iki no tujipo duto babikuye. Ariko nawe nkubasha nawe urakabya. Agaruka ukabya gahi. Bitwahirukanaga n'ubushomeri bwaranzonze pe. Ntwarura gusa uko biruhumbuje akabari pe. Ndagushimiye gahi. Sha wahora n'iki se sha buriya ko turabavandimwe nubwo hajye haba ibizazane, ariko ntago nyube ko turi inshuti. Uberega sinakwibagirwa abe namba rwose buriya sinjya nibagirwa ko wanyigishije akazi. Kandi rega buriya n'intebe nicayemo banzirikana kari wowe wayibanjemo. Rero nk'umuvandimwe nifuje ko dusangirira uyu munsi hanyuma nkaguha n'amakaye y'abana. Shagahi uri inshuti pe. Ubona nzirikana muri ibi turimo bitoroshye. Ahubwo se komera ukumbwira ngo wa mukobwa waje kumutera inda wabyitwaye muti? Kwa ruko ndi nkuba ugira ngo ibyanjye bwa ntizabirwaniyemo. Uriya mukobwa namuhenjeritse 100 ndambwa tuzirwane. Ubundi se sinjya numva ngo indabazijugunya no muri wese. Oya kandi. Njya nsoma amakuru nkabona ngo umugore yataye umwana ku muhanda ngo yamujugunye muri wese namuhaye amafaranga azirwariza ngo numva ngo ibinini birahendutse leta yabyoje y'u Rwanda. Ariko icyo nakubwiraga yabyara yayikuramo nta makuru mfite. Kuko ubu kine nsigiranye ntiwaro. Uziko njya gutaha nkagenda nabaye intare neza ntontoma mu rugo kugira ngo abana n'abagore nibambona bihinde. Je ariko nabanyamayeri sanga bantegeye ku rugi. Naho naramabuye pe. Ana we ko numva ariko usoma ku gacupa mwa. Ko numva utoreye wa mugabo. Ubwo suriya mukobwa ayikuyemo ikamuhitana. Bibaye byiza yajyana nayo gahi. Kuko nta rubanza rwaba runsigayeho nta n'ibimenyetso nta bizibiti. Nabasigaye ndi umwere. None se ugaramutse ayibyaye ejo ukabona kuzaniye umwana wakwirwaye nkuba we. Aho rero niho ruzingiye. Buriya bibaye byiza nanjye ntiyayibyara. Yewe nukwitonda ntago byoroshye ibyubu. Hari uko byakugora kubyigobotora. Ntuzagire ngo buriya byararangiye urumva. Uri kunyumva neza? Kamanza nisomera agacupa numve ko nibura kanyota kamanuka gahi uzigiye nari maze. Byago bikwira abagabo koko. Naho iwawe birumvikana buryo umugabo udafite akazi nta jambo yagira mu rugo. Cyane ko nubundi umugore wakuze amafuti yawe. Gahire ngewe nkuba rero. Nta kintu na kimwe kintera ubwo bukumbo nukundi simbikanga ubundi. Teta we nakwiriye ndaye. Twararangizanyije ndabizi kandi namutiye ubwoba. Urabizi ukuntu abakobwa bagira ubwoba. Ntaho yahira zunguzaho umunwa nzana hamanyo anyire kubita imbere. Nahi wangeho sigaye ntahabwije kugira ngo nyirinza atazanyataka. Urabiza ameza ageze habi sindana mwishyura muri iyi minsi nanakoze uturaka.
usanga bitwaza ibintu bya covid-19 ngo urabona ngo amafaranga yarabuze ugasanga baradukerereje urabizi kutakwambaye gukerereza agahiye ko numva ari ibibazo nk'ibyanjye n'ababizura umwa akasha nubwo twaguseye ntitwanaguherukaga we shami urabona Soreda atangiye gusirimukara ndabona yanabyibushye wagira neza ari ku cyaro umeze neza ubwo muraje abasitaye ku bicari kabisa ese no ibyo bisuko babyita gute nuko ye nibyo bita convention nzi ko muri abasirimu kundenza oya ndabona ibyo bikabije ahubwo nta busirimu bwabyo usigaye urebera kuri Indera nuko ye ni mwebwe konzo tubwira ngo hari akantu ushaka kutubwira na gake shabasheri reka mbabwire ni ukuri mwakoze kunsura gusa murabizi ni mwe nshuti zanjye za hafi ngira nta bandi hari kabisa natwe ni wowe duhanze amaso okay hanyuma rero akantu nagira ngo mbabwire nyine nuko njye na Gahira tugiye kubana reka mubana yagiye kwimukira hano se ubukwe karabaye ubukwe kabisa ibyo nibyo binahora uvuga byahatari uri butubwire ubu urasaze nawe ugiye gushaka ariko se ahakoze kugiye mugira amashyari ishyari wowe ugiye kubana n'umugabo ngo uze abagabo tubona mu cyumweru twebwe ibyo ni ibintu byadutera ishyari umugabo uhora uziritse ubu ugiye mu rugo uriya gereza gerayo amahoro kabisa gerayo amahoro muri iriya gereza nyine murabizi mwe murabasirimu muza ahantu hari amasare meza ahantu hari ibikoresho byiza nagira ngo nyine mumfashe mu myiteguro sore ngiye mbona uri n'umusazi umuntu ni muranatembera uri kuvuga ngo akazi ntarana kujyana na Dubai byibura ngo mu rugo muzajya muhora muhawe umunyu kawunga n'isukari ntazagusohoka ese ahubwo gusore iyi poste abonye aka kanya nitumye muyita mushyuha ariko nawe ngira ngo yabateza wa Republika okay nagira ngo mbabwire ngo nafashe umwanzuro nawe utekerejeho ntabwo nakinaga ntabwo mwatuma mpindura igitekerezo cyanjye kuko uko byamera kose ubukwe tuzabukora Gahira arankunda nanjye ndamukunda turakundana rero promotion bamuhaye ngo Gahire wawe mu kazi niyo mu ego wagira ngo yabaye nk'umukuru w'igihugu cyangwa umusenateri ubwo sibyo nibi umva twaba dutunze cyangwa tudatunze ntago namureka nzamubera umugore nkuko nabimusezeranyije kusubo ku myaka yawe urabona kuko utadusize mu buzima buryoshye ukajya mu mapingo mwana ese ntabwo uzabyicuza ahubwo nta mapingo ahubwo namwe reka mbagira inama yego mama nama wacu sasa murabona imyaka tugezemo imyaka rega ni imibare ni imibare twe turi kubyiruka kabisa ni imibare ariko ntisubira inyuma ibyo mubimenye hanyuma se mujyana hanyuma rero ni mudafata umwanzuro ngo muve muri ibyo ngibyo murimo yego advise we akazi kanyu cyakora sore reka nkubwire hari gihe nkwitegereza nkabona mu mudugudu tuyemo bagupfusha ubuse wakabaye ufashe inshingano bababyeyi twita abajyanama b'ubuzima numva uba waduhereye cyakoze byo ujye uzijyana ahandi twe kabisa ibyo ni ibimena amatwi aha umva nta kibazo ibyo tubyihorere icyo nashakaga ni ukugira ngo mbabwire iby'ubukwe hanyuma munamfashe mu bukwe bwanyu buri ku ruhe rwego hazaba hari ubuhe bwoko bw'inzoga abatumirwa banyu bari mu bihe byiciro by'ubudehe twumve ko tuzibonamo twumve ko wa mugani tuzabasha kubona nabo twicarana nabo ariko muri bitangaza rega twe ntabwo tujya habonetse hose umva turi VIP Karinganiye na Gasaro rero mbahamagaye mu biro kugira ngo dukemure ikibazo cy'amafaranga yibiwe hano nimwe bako ntabari buri ruganda nimwe muzi n'ibyo amafaranga ya hano kandi yarabitse wanyu mu biro murabyemera si mubyemera turabyemera boss ntuzi ko umunsi nari hano mu biro byawe amafaranga yibwa koko rero Karinganire nasize asohotse nsigakinguye numva akayitagaruka ibyakurikiyeho simbizi niko se Karingani koremo ko ntabure mukuru wa hano ni gute wasohotse ugasiga udafunze ububiko kandi nawe ufite kode yabwo boss rwose habayeho uburangare ariko amafaranga sinjye wayibye sinanjye wayibishije navuye kwiherera nje sanga amafaranga ntayahari kandi nari nahasize umuntu ibintu rero ni bibiri urahitamo kwirukanwa nta merekezo uhawe cyangwa se ukomeze ukore ariko ugishira buhoro buhoro numvaga nizeye umutekano databuja ubona ari nahasize ya rwose boss aho ngaho ndarenganye ariko byose ni amakosa yawe amakosa yanjye se gute oya ntabwo tuburana ibintu ni bibiri nawe Gasaro rero niwe ngize ko ntaburi mukuru w'uru ruganda ubwo kuva uyu munsi uhindonye na Karinganire murakoze boss rwose murandenganye mu gihe nyiga ku byanyu rero gawe nimusohoke mumve mu maso
shaye burya gahinda k'inkongo kamenywa n'iki yatoreyemo koko noneho rero urashaka gufatira intebe za nyina ya televiziyo ya ruturiba muri salo ya nyina areberagaho udupira ariko ninabwiye madamu ko ayihisha mu cyumba ariko baraje basanga madamu yayikubise muri salo ndakumva nari narababwiye ko nayijyanye kumukanisha mbese narasebye pepe iwanjye nta jambo ntacyo nkimaze na gato nshatse nakumwe icupa nashaka hano nuko nyine kwihagararaho no kuriganya ari ibintu byanjye ubundi cyamfasha abana banjye bakajya kwiga irya none nabangiza amahirwe kuko barandembeje pe ihangane muvandimwe terisoma mu batwongere n'irindi dore ugiye mu kuvuga ibibazo byanjye twanywa icupa asimbuza kandi kano kakonje dore kashizemo ndimo ndahakigwa ameze nabi ako se bazanye n'utuzingarora ubundi se ko twagwaye imerekeza wayimarishije iki imerekeza mwampaye pe ndabashimira ariko yasanze mfite imyenda mu tubara ahantu hose nacaganwe icupa ngo mfite akazi ngurira abantu banzi imperekeza yaraje ndishyura yandaya ngo nitetanyije ugunyira make yo kwirwana ubu ndandagaye neza pe bose ndagushimira n'ukuri ukuntu witwaye muri kiriya kibazo cyanjye na Karinganire agasaro rega ntabwo rwose nagombaga na gato kugutererana nk'umuntu ntifuza kubonaho icyasha mu kazi ku buzima bwacu bose urakoze uwagira umukoresha yagira nkawe n'ukuri imana igihora yibuka ineza yawe kandi izabiguhembera oya gasaro maze rero buriya gasaro hari urwego umuntu ageraho akaba yararenze rwose gusabirwa bene ubwo bwoko bw'umugisha ariko bose nawe rwose ubwo se ko wageze waguhemba yaguha iki koko ega manabiteguye kare kandi rwose nahisemo kukuzana ahantu mu rwego rwo kugira ngo ushimire biziguye ibyiza nagukoreye nyine umpembe nyine nshaka kukumenyesha ko umutima wanjye iteka unshira urubanza rwose iyo ngenda mbona uta inshingano z'urugo rwawe kubera njyewe nkaba nifuza kugusaba ko wanyemerera ukareka gukomeza nanjye kunyinjiza mu rukundo pe kandi mbona rudashoboka kuko nsigaye numva ndushaho kugenda nta control no gasaro iri jambo rwose risubiza aho rikuye ubu tuvugana uzi ko napanze kongeza umushahara kandi bigatangira kubaheza muri uko kwezi ariko bose nawe iteka umbera mushya ubu koko utambeshye wari wabiteguye erega ninjye wangaja ninjye wirukana ninjye uhemba urumva ko rero kwangaja kwirukana guhemba kongeza n'ibindi mbigena uko mbishatse urakoze rwose nishimiye promosiyo kandi niteguye nanjye kuzakorana imbaraga zose pe ni byiza rwose maze rero gasaro karame bose soma kuri ako karahure maze uzunsange mu cyumba cya 16 tubiganireho neza byose yewe bose reka mbitekerezeho neza rwose kuko ndumva aka kanya ariko ubwo urabona aribyo utangiye kuzana urabona naje gukina ahangaha umuntu w'umukire nkanjye kandi wiyubashye ahubwo yembere tugende boss please Allô? Oui. Teta bite? Shaga birondaho ndakomeye pe biraho nyine by'umugore utwite. Sha birumvikana nyine bihurume ntago biba byoroshye. Amakuru ki se Iveta ameze ate? Sha Iveta arahora komeye kumbaze amakuru yeze. Nta kigenda teta. Sha wapi ntago ibyanjye nawe bimeze neza ejo bundi twarimo tuganira. Nuko mugezaho icyifuzo cy'uko twajyana mu rugo nyine muri bya birori dufite akamerekeza ariko yaranciyemo kabiri. Nuko yarabyanze pe ngo ibiki n'ibiki ngo mu rugo ngo bamubwiye nabo bushize mbega byanyubeye pe. Nzakora iki teta? Shaga biro humura pe nabizi Iveta gukunda gusa ariko nyine afite ibikomere by'ibyamubayeho igihe yazagiye iwanyu bushize rero bijye kumugenza gake kandi zagenda biza gake rimwe bizacamo si byo se Iveta nta nubwo abazi kwihangana ibintu byose arabikomeza ese uri he uri mu rugo shangiye ndi mu rugo Iveta nawe arahari oya yagiye ku ishuri nawe uhari ubu ngubu umva teta rero ngiye kugira ahubwo ngiye guhita nza mu rugo nonaha aho ngaho nyine wanyu mbazanire amafaranga y'inzu hanyuma hari n'imparo nateguye nawe ntabwo nakwibagiwe ariko nayiteguriye Iveta ariko nawe ntabwo nakwibagiwe ngiye guhita nsimbuka nze ubundi inyizane sibyo urakoze cyane Gabiro ahubwo se iyo umuvugisha ukamunyuraho uvuye kwiga mukazana iyo muvugisha kuva mu gitondo kugeza ubu ndamuhamagara akankupa yanze kunyitaba
ngiye kuza rero. Komera cyane Karingani. Komera cyane. Amakuru ni meza nta kibazo. Niko se sha kwemeye kwishyura amafaranga waba uzirengero ryayo. Cha irengero se buriya. Ariko amakuru ndayafite. Ariko aragurishwa ugomba kunyicaza ahantu ukangurira agacupa undi amakuru nkayaguha birambuye. Ariko se ibintu byose no kugura. Ariko ntacyo nzemera nicara ahantu mugurira ariko uyandika. Ariko se kicupa ryawe naryo kuribona biba bigoranye. Uzarigure amakuru ye ko ntayaguha. Ibyo ndabikwijeje rwose Karingani. Sawa nta kibazo ndategereje. Icyo nzi nuko muri inshuti zanjye icyo nabasabaga n'ubufasha kandi namwe ndabatumiye n'ukuri. Ariko nyuma uzashaka ko dutamiza ko ibintu byo kwa Gahiri wa. Ntari ibintu muzi ntimubizi. Ngo nizapanashe na Fanta kandi byo twe ntidukora. Ngaho nowe natubwire tumenye ko tuzamufasha rero. Cyakora ibyo bijyanye n'ibyombo ngo amarido. Ibiki mureka tete araguhuza n'umugore w'inkuba. Afite inshuti nimwe nari nitabaje nk'abantu babasirimu urabona najya gukatuza amasorori n'ibiyiko ngewe ntago ari ugukatuzerega amafaranga arahari ubuse nta n'imbaraga dufite ngo twagutwaza amare twe tuzagufasha guha utuntu tw'utwenda imodoka izaba ihari to deplace ntimugire ikibazo rero we dushyire mu bintu twibona ariko ntari bimana uri uwacu nyine reka tuguherekeze sawa murakoze amahitamo yawe yo gereza yawe kabisa gerayo amahoro. Mwakoze mwese kubana natwe ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino. Niba wifuza kuduha igitekerezo watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye kuri Instagram ni Ishya Culture Troop, Twitter ni Ishya Culture Troop, Facebook naho ni Ishya Culture Troop, YouTube naho twitwa Ishya Culture Troop. Waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 77 556. Ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Ngewe na Jackie Nishimwe naho ubutaha mugira amahoro.